duteraniye aha ngaha kuri buri munsi kugira ngo tuganire n'Imana ku mpuhwe zayo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iri hafi yacu. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cya Noheli, tariki 31 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ya mbere ya Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza ku 21. Bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Mwigeze kumva bavuga ko nyamurwanya Kristo agiye kuza, none ubu abarwanya Kristo badutse ari benshi. Tumenyeraho dutyo ko isaha ya nyuma igeze. Abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu, kuko iyo bajya kuba abacu baba baragumanye natwe. Nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu. Mwebwe aho Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Nuko rero sinabibandikiye ko mutazi kuri, ahubwo nabandikiye ko mukuzi, kandi ko nta cyitwa ikinyoma gikomoka ku kuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Inyanja niyorome n'ibirimo byose. Imisozi n'isabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba nibivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugeza ku 18. Mu ntangiriro Jambo yariho, kandi Jambo yabanaga n'Imana, kandi Jambo akaba Imana. Ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana. Niwe ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Jambo ni wari urumuri nyakuri, rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose, yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo ni abemera izina rye. Ntibavutse kuba amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri, cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse ku bw'Imana. Nuko Jambo yigira umuntu maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho, maze arangura ijwi avuga ati, nguyu uwo navuze nti, uje ankurikiye aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako abantu n'ukuri byatugejweho binyujijwe kuri Yezu Kristo. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nitwishime tunezerwe, umukiza yatuvukiye. Alleluya, alleluya. Bana b'Imana, turacyari mu gihe cya Noheli. Ubuyoboke bwose ku Mana bushingiye mu kwigira umuntu kwa Jambo, l'incarnation, kubera umukiro w'abantu. Imana yigize umuntu kubera umukiro w'abantu. Dufashwe n'amasomo y'uyu munsi asoza umwaka, année civile 31 Ukuboza, tujya kuzirikana ku kintu gikomeye cyane, isaha ya nyuma, kuko twabisanze mu masomo y'uyu munsi. Ese isaha ya nyuma kuri nge ni yihe? Ese ngewe isaha ya nyuma ni ryari? Isaha ya nyuma isobanura iki mu buzima bwanjye? Umugore aherutse kuva mu rugendo, aza atunguye umugabo we, amusanga ari kumwe n'undi mugore, noneho by'agahoma munwa ari kumusoma. Umugabo muri ako kanya ahita yimba amayeri yo gutokora yandaya, ahuha mu jisho rye, ariko n'ikimwaro cyinshi ku maso, anako yivugisha ati, agasimba kagiye mushiki wanjye. Agahuha muri rya jisho cyane ati, wakize mushiki wanjye. Undi amaze kwikiriza nyine ngo nka mushiki we, indaya ababyeyi, ko yakize, wa mugore waje akeka ko hari ibindi barimo, nawe birumvikana yumvise ko ari mushiki we, ahita yemeza ko twari gutokorwa bisanzwe, ko umugabo ari gutokora mushiki w'agasimba kare kamugiye mu jisho. Mushiki we babyeyi, icyo nicyo bita ikinyoma cyambaye ubusa, cya kindi cya semuhanuka nyine. Ese ngewe ku isaha ya nyuma mba ndi mu biki?
mba ndi gukora nabi cyangwa neza? Mba ndi gutokora mushiki wanjye? Uba uri gutokora musaza wawe? Akaba mugabo nawe hirya kure muri Afurika wasanze umugore we ari gusoma undi mugabo amuhobera ku buryo bw'urukozasoni. Bageze kure pe, nuko bumvise umugabo nyir'urugo barikanga. Nyir'urugo nk'igihano abahaye ati nimusubize iyo minwa yanyu uko yari imeze. Subiza umunwa wawe uko wari umeze. Uko Imana ishobora kudufata itirutse. None se nawe wakwigirisha nk'uriya mugabo uri gutokora agasimba kari mu jisho rya mushiki we nyine, mushiki we? Cyangwa wakomeza ibyo bindi wari urimo koko? Niba bigayitse se wabikomeza? Aha, nawe tekereza ibyo uri gukora aka kanya kuri iyi isaha ya nyuma. Yesu aje wakomeza ugakora ibyo urimo, ugakomeza ukabikora uko wari uri kubikora? Cyangwa nawe wamujijisha ukayobya amarari, nawe ukabahita wambara ishapure y'ingitaraganya umaze nko kwica umuntu, ugahita ufata Bibiliya mu ntoki ukayicigatira, ukagenda urimba mu nzira uti ndi umukristo, ndi uwa Yesu. Nuko abari bari muri ankete baje gushakisha umujura ndetse n'umwicanyi ntibarabukwe. Ishapure na Bibiliya urabyitwaje muvuye gusega. Nuko bagatangira kubeshyera abandi, kandi wowe wicayeho ngaho uri kwidegembya, abandi bakabafunga kakahava, uwakoze amarorerwa ari kwidegembya mu nzira na Bibiliya n'ishapure. Aha, nawe wahindutse nyamurwanya Kristo icyo gihe, kandi uri ku isaha ya nyuma. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, Yohana aradusaba kwitonda, tukitonda abanyamurwanya Kristo badutse, bacunga ibintu bimeze neza, turi mu mahoro hamwe n'Imana twishimye, nuko bakazana za kidobya, inyigisho z'ubuyobe. Yohana ati bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Amen. Isaha ya nyuma yageze babyeyi. Ijambo nyamurwanya Kristo Antichrist rigaruka inshuro 5 mu mabaruwa ya Yohani, risobanura ababeshyi, abahakanyi, za rukuruzi, barwanya Mesiya, barwanya Kristo, bahinyura umucunguzi, umwana w'Imana wigize umuntu. None mu Kristo wabaho ute niba utemera jambo w'Imana wigize umuntu? Ubaye uriho byumvikane, waba uriho nabi. Car en dehors de Christ point de salut, nta handi wabona umukiro usibye muri Yesu, Imana yigize umuntu. Amen. Umuririmbyi wa Zaburi amaze iminsi 3 ndetse na none aturarikira ibyishimo imbere y'Imana, duhanika ibisingizo ati ijuru ni ryishime kandi isi nihimbarwe. Amen. Urareba nanjye iyaba ku isaha ya nyuma Imana yakansanze mu kiliziya, navugaga umutima usukuye umeze neza, ndimo ndasenga, ndimo ndavuga ibisingizo, ndimo nitwara neza, ibikorwa by'urukundo aribyo ndi gukora, icyo gihe naba ntomboye kweri. Ivanjiri umunsi nayo iratwereka isaha ya nyuma, ikiranga ni ukuza kwa Mesiya, wandi Yohani Batista yateguye. Kuza kwa Mesiya Yezu, kwigira umuntu kwa jambo w'Imana, urumuri rukiza nubwo umwijima warupfukirana, jambo yigize umuntu kugira ngo atumurikire. Iyi saha ya nyuma rero muri ivanjiri kabirangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi kandi by'impusane: ikiza kirwanya ikibi, urumuri rwanya umwijima, aho Yezu aza adusanga akatuvukira, akatuzanira agakiza, ariko bamwe bakamurwanya, banyamurwanya Kristo. Babandi Yohani yavuze mu isomo rya mbere ndetse no mu ivanjiri ko twabizirikanye ubwashize, babana biteremo bahorwa Yezu, abo ni ba Herodi n'abandi bose bagambanye bagira nabi. Tumaze iminsi twumva uburyo bakiranye Yezu umunabi n'umushiha, ishyari sinakubwira, ubuhiri ndetse n'ibibando, intwaro za kirimbuzi yewe n'ibindi byicisho. Abo n'abakontresigise ba Yezu, abarwanya Imana, abanyamurwanya Kristo babyeyi. Noneho muvandimwe utibereye, nanjye ntibereye, uhagaze ku ruhe ruhande rwa Yezu cyangwa rw'abanyamurwanya Kristo? Nk'ubu Yezu akaza akambwira ati subira uko wari umeze utarambona, utaranyikanga, wabigenza ute? Akaba mugabo usaba umugore ngo gusubiza ibintu uko yari imeze. Ijambo isaha ya nyuma rishobora kuvuga ibintu byinshi, rishobora kuvuga ishira ry'ibihe, eschatologie fin dernière, bya bihe bya nyuma birimo intambara n'imidugararo, ibyorezo, ibiza, indwara, coronavirus, kwa guparika gusenga no kwigumura ku Mana. Iyi si yo kwigumura ku Mana ababyeyi turimo, no kwigomeka ku Mana. Isaha nyuma ishobora kuvuga urubanza rw'imperuka, urupfu n'izuka, ubuzima bw'iteka kubagororokeye Imana, cyangwa nanone umuriro w'iteka kubakoze nabi, kubigumuye ku Mana. Ariko nanone isaha ya nyuma ishobora kuvuga igihe cya Yezu, kwigira umuntu kwa jambo, indunduro y'umukiro hamwe na Mesiya, igihe cyo gukizwa, le temps du salut, iki gihe turimo nyine cya Noheli. Ariko nanone ni igihe gikwiye cy'umukiro, ni na ya saha ya 9, isaha y'impuhwe z'Imana. Ryahuriro riri hagati ya Noheli na Pasika, burya birahuye.
byose ni ugucungura. Yezu agacungura isi, akabangwa ku musaraba, agapfa, akazuka. Iyo niyo saha y'umutsindo, le jour du salut, l'heure du salut, isaha y'umukiro, isaha ya Noheli. Yezu wigize umuntu aje kuturohora. Isaha ya nyuma kandi ni igihe nzapfiriraho, ni igihe nawe uzapfiraho. Iyi kandi by'umwihariko by'akarusho, noneho turi ku isaha ya nyuma kuri uyu mwaka, tariki 31 Ukuboza 2021. Muvandimwe, ugeze ku kimwe ko tugiye kwinjira mu mwaka 2022. Ni yewe wumva warwaniye Kristo cyangwa ni yewe wamurwanyije? Kandi byaba uri n'umukristo w'indani ukarwanya Kristo. Ku muriro hote tension bajya bandika ngo attention, danger de mort, uhegereye wapfa. Tujye gusoreza ku mashuri abiri abaho ku buryo bwa nyuma koko, ku isaha ya nyuma. Ishuri rya mbere ni ishuri rya filozofiya dusanga mu gitabo cy'umusizi w'umulatini w'umuromani witwa Horace. Iri shuri hagarariwe na filozofi yitwa epicurisme na stoicisme. Mu ihame ryabo bati carpe diem quam minimum credula postero, que le jour présent sans souci du lendemain. Kubaho none gusa ntiwiteganyije ejo hazaza, carpe diem, vivre le jour présent. Bakagira bati mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ngo turye, ngo twinywere, twishimishe, twidagadure kuko ejo tuzapfa. Birababaje babyeyi, niko mw'abakristo mwe. Iri shuri rya carpe diem, vivre le jour présent, mwaryumvise n'imikorere yaryo? Ese waryohereza umwana ngo aryigemo? Niba warishimye waryigishamo uri nka mwarimu? Kubaho none gusa ntiwiteganyije ejo hazaza, ngiyo carpe diem. Kurya none ariko kibaye ko uzasonza. Ibyo uhuye nabyo none ukabirangiza, n'ibindi ukabihutaza. Ngo après moi c'est le déluge, ngo nyuma yanjye abandi bazirwarize. Ishuri rya kabiri naryo ni umwitozo mwarimu urimo witemberera, aherutse guha abaturage bari batuye ako karere yarari gutemberamo ko muri Afurika nyine aho ngaho. Ubwo yarabasuye arimo atembera, nuko atangira babaza ko bakwitwara ku isaha ya nyuma. Ati nk'ubu umenye ko ugiye gupfa, usigaranye nk'icyumweru kimwe gusa, wabigenza ute? Uwa mbere w'umugabo w'umukire w'umuherwe aramusubiza ati mbimenye ko ngiye gupfa, nahera none handya burushete z'ihene zanjye, ihene zanjye zose ko ari 31 y'itariki 31 Ukuboza, brochette nkazirya hato izo hene zanjye ntazazisigira utarazivunikiye. Nuko nagenda inzara ikajya inshengurira mu mva, kandi nari nsize ntunze ibintu. Uwa kabiri yari umuyobozi ati nge nashaka serike y'icyuma ifite nka kushe 5, ndabizi hari yakwirimbi hatambuka mu modoka menshi, hato izo modoka zitazajya zinsakuriza n'amahoni yazo. Uwa gatatu nawe ati nanduye sida, menye ko ngiye gupfa, nakora ku buryo bwose bushoboka nkarya ku buzima bwa nyuma, nahita mfata vuba nabwa ngo uruboho rw'amafaranga nkanyanyariza mu badamu bose nzi birata biyemera, ubundi nkabanda baraze bakazamperekeza. Uwa kane w'umusore ati nahita nzana umugore nkazapfa mfite umugore muri icyo cyumweru. Uwa gatanu w'umukobwa ati nahita nishingira ako kanya cyangwa ashaka umugabo untera inda ufite ku noti. Uwa gatandatu w'umwana ati nahitira mu ikabati nkarya vuba na bwangu ibyo byose mama yarabikiye papa, za nyama ziryoshye ajya mubikira, kuko akenshi mama twebwe duha amagufa, inyama nini akaziha papa yanaza kandi bikatubabaza, akaza yahaze ntaze no kubirya. Uwa nyuma w'umugore ati urupfu ruje njye narwishimira, naba ncitse uyu mugabo tubana w'umunyamadeni, abaturanyi n'abahisi benda kunkuramo ijisho banyishyuza ngo nishyurire karya myenda. Babyeyi, muri iri shuri rya nyuma ryo ku nzira, ninde uzapfa neza muri abo ko ari 7? Ninde uri kwiteganyiriza ejo hazaza heza? Ninde se muri aba ngabo ko ari 7 mwumvise uhingutsa ibya jambo w'Imana wigize umuntu? Ninde muri aba ko ari 7 byibuze mu gupfa kwe wigeze agarura mu gitekerezo cyo kujya mu kiliziya akagarukira Imana, akumva misa, agashengerera, akiyunga n'Imana, akaba yasa penitensiya ku minota ya nyuma basi? Ngiyo carpe diem abenshi tubamo, vivre le jour présent, nguko kubaho mu buzima bw'isi, irari, ushaka ibintu byinshi bya mirenge bikatubuza Imana, guhemuza, ariko tukibagirwa ibya ya saha ya nyuma, isaha y'impuhwe z'Imana, kwigororana n'Imana ndetse n'abavandimwe. Bakristo bavandimwe, ntako bisa gupfa wigoroye n'Imana n'abavandimwe. Nivugira gupfa kw'icyaha, ntago none aha tuvuze ko tugiye gupfa, usibye ko nta wamenya nabwo. Nuko rero ugasiga inkuru nziza imusozi, aho gusigira abandi birwara za malaria ya 40, ugasiga wanduje abandi, ngo ugasiga uri ihene zawe zose kandi uri umukristo, ugasiga wicukuriye imva,
wicaniye n'umuriro w'iteka. Umukristo ntibikakubeho, ntukamuri banyamurwanya Kristo, ahubwo urabe mu bakira jambo w'Imana. Nuko rero bakristo bavandimwe, namwe bakunzi mwese ba buri munsi twabanye muri uyu mwaka wose 2021, ndimo gakura urushinge rwanyu kuri buri munsi, wa murongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi ujye uharangira abandi, twese duhahurire n'Imana. Nuko rero tubasabye imbabazi aho tutabigenje neza uko bikwiye, mutubabarire, ndetse naho twagerageje kwitwara neza atari ku bwacu, Imana ibishimirwe. Abadukurikira mwese ni mwubahwe, ahasigaye mbaragije Imana kandi basabye umugisha ku Mana, ntidukabe muri carpe diem, vivre le jour présent, ngaho Imana itariho, kuko hakurya y'imva hari ubuzima, hakurya y'Imana naho nta kindi gihari, ahubwo tugume mu Mana. Buri munsi dutegura ijuru ejo hazaza hamwe n'Imana Data mu ijuru. Umwaka mushya muhire 2022 kuri buri wese. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Icy'ingenzi mushakashake ijuru, mukore igikwiye, mwicuze muhinduke, ibyishimo bihoraho n'igihembo cy'ijuru, hamwe n'Imana Data. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, ngiye kubategurira imyanya ntimwishime.